ku mbuga nkoranyambaga iyo barimo bakora retweet cyangwa se repost usanga bari kuvuga ngo ese koko ari abe ari yagwize bazi ko grandpa cyangwa se sogokuru wabo ari umukuru w'igihugu cyangwa wumva ari grandpa gusa bisanzwe. Ngira ngo umukuru agiye kugera imyaka 4 ntiragera neza, hari ibyazi kurusha umuto, ariko n'umuto ubona asobanukirwa vuba cyane. Icyambere rwose kuri bo ni grandpa, in fact banyita papa. Hanyuma ariko umukuru ugiye kugira imyaka 4 hari wigeze gusaba umubyeyi we ngo baze kunsura, bansanga hano mu ofisi mu biro hano. Hari ahantu hanze nyuranyura ngo sinzi niba hari ahantu mushaka kubibona, hari ahantu hari nabonaga inzuki nyinshi ndeba nicaye mu ofisi ndebera mu birahure nk'aha nza kubona ahantu hari inzuki nyinshi, mbwira abantu ngo bashyireho umutiba, bawushyiraho, inzuki ziraza zitangira gukora ubuki. Baje kunsura rero ndamwereka inzuki, aba interest agumya ashaka kubireba, ariko mubwira ko tutajya hanze kubera ko zishobora kumurya. Hanyuma arataha, aho batahiye hashize iminsi hari abantu baje kubasura mu rugo iwabo. Ni ibintu bibiri nshaka kuvuga. Hanyuma baganira, sinzi ukuntu yaje kuvuga papa nyine. Umwe mu bashyitsi aramubaza ati papa turamuzi, ati atakora iki? Undi aramubwira ngo ndeberera inzuki. Umuvumvu. Akazi kanjye ni ukoresha. Yibukaga ko yaje mu ofisi akabona runo ruhande rumwe, ariko urundi akaba abizi. Rimwe ngira ngo kubera hari ibintu agomba kuba abona kuri za television n'ahandi, nza kujya kubasura. Ku modoka yanjye hariho ikirangantego. Asohotse bamperekeje arambaza papa iyi ni modoka ni yawe? Nti ngo iriho Rwanda nziza, avuga ikirangantego. Urumva rero azi ko nabwo ngomba kuba ndi mu bintu bya Rwanda nziza, nabyo afite icyo bimubwiye. So turabana rwose, kenshi babaza ibibazo ubona nk'abana bato cyane nyine, ariko bijyanye n'aho baba bari. Dutangira ikiganiro nababajije kuri Arsenal, aho nagira ngo mbabaze iyi season murabona hari igikombe kizataha mu kabati wanyu muri Premier League, imyaka 20 iruzuye. UEFA Champions League nta nubwo muzi uko gisa. Arsenal iri muri ayo marushanwa yombi, icyizere kingana gite? Nibura ko icyizere gihari, ariko nta